ndi umuntu uri kujya kwa muganga kujya kwipimisha ariko icyo ngicyo nuko nakorewe ihohoterwa bitewe nuko bansindishije. Bagusindishije? Yari umushyitsi wanjye kuva kera ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga bakagarika chance ngende mabarira abantu niko yisanze wanjye aracyana blood kote turanywa nyine ibiki byose ariko nyuma nisanga nambaye ubusa bro dina mu mihango so n'ikibazo gikomeye so niyo mpamvu nahise mbihamya tu nta n'ikindi rero ndi muri process kugira ngo babikurikirane biri official that's what I'm feeling ni inshuti yanjye nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that uko mbizi neza ko ari byo. None se kwa muganga ubu urateganya gutangira process aka kanya cyangwa kandi aribwo ndi kujyayo? Nibwo uri kujyayo. Okay. Hanyuma se we yahise agenda yancitse kandi na muganga rindira kuko n'ukuri baransindishije ngo nakujya kuri ribu nasinzi kamere namwe ati rindira tunemere neza tujye kuri ribu nubwo nari tayari ubundi njye bunango ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo bikini so namwe arindira ariko kubitewe n'ibintu numva nakorewe reka turindire binjire mu tugende mani barancika tu. None se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi? Undi mugenzi aramucikisha kubera ko njye namwanjye n'inkweto ze nazihishe ariko yagiye nta nkweto kabisa inkweto ze ziracyari mu rugo nazihishe nicyo kintu cyose kinyereka ko yankora ihohoterwa nyine. Pole sana. Ubu ni nk'iyi nama wumva waha abakobwa cyangwa se bashobora kugwa nko mu mutego nk'uwo? Birinde ikiremwa muntu bikunde tu nta kindi. Birinde kindi pe ntabwo bikunze bimenye birinde ngo bikunde tu kubera ko urumva ko iyo utikunze ushaka abantu aribo bakurangiza ariko iyo wikunze naguha access umuntu uwo ari we wese ni ukuvuga ngo cyerekana ko umuntu aba ari ntabwo ariko nabivuga njye nari ndi mu process yo yego hari abantu baba bakeneye abantu kubera ko baba bari none ndani bakabicisha ibyo bintu bikunze. Iyo wikunze wiha ibyo ari byo byose ushaka ariko iyo utikunze ushaka abantu tuba biguhi nicyo kintu nababwira bikunde tu nta kindi bakora mu buzima bwabo. Urakoze rero cyane kandi wihangane ubwo wenda nandi makuru turakomeza kumenya. Nakoze nyine nubwo wasanga ndigerageza icyo abandi bose nabo babonereho nyine. Merci. Urakoze cyane. So iryo jambo ndarihaze mu mutwe cyane rwose ryabaye common bazashaka irindi basimbuza iryo jambo hanze ya box iyo box urimo urumva. So ngiye ngerageza kujya hanze urumva kugira ngo ndebe ikintu abandi bandusha uburyo culture zitandukanye. Ngewe njya hanze kugira nshaka kwiga nicyo kiri mu bibiri rwanserezamo nazinirwa bashaka kukiga hanze kubera ko nta mwanya mfite wo kujya mu ishuri. So hanze bigufungura mu mutwe nimba batabizi birirwa bavuga ngo n'uburaya mbagiyemo nanjye ndabireba nk'umuntu wagiye hanze nkahita mvuga ati nyine muracyafite ya mentalite y'ahantu hamwe. So nibagerageza ku travelinga bakajya mu bihugu bitandukanye baziga byinshi cyane abantu by'abakapo gusa na love on the plate. Mu bisanzwe nge rero ndi umuntu ugira urukundo rwinshi ariko abantu barabyirengagiza. Hari bamwe nagiyema urukundo rwanjye bakarujugunya hirya